Itorero riri kwitegura ikintu kigiye kuba ku isi yose neza neza ngo hageragezwe uburyo butandukanye n'ubwari busanzweho. Turimo turategura ikiswe ijwi rimwe 27, mu cyongereza One Voice 27, aha mu giportugi naho bazaba bavuga One Voice. Ni izina ry'icyongereza ariko nzi ko abantu bose bazi ijambo ijwi rimwe 27. Ibyo ni ibiki? Ni uguhamagarira itorero ku isi yose ko mu kwezi kwa 9 kwa 2027, fata ibi bintu, mu kwezi kwa 9 2027 twese turashaka kuzahaguruka. Ibitangazamakuru byose by'itorero bizaba biri gukoreshwa mu ivugabutumwa ukwezi kose. Ndi kuvuga za radio, za televiziyo, za internet, abandika kuri internet. Ndi kuvuga ibitangazamakuru by'itorero n'ibinyamakuru by'abizera b'itorero. Ndi kuvuga inkoranyambaga za Facebook, Instagram. Ni ukwezi kose duhetse ibyo kwamamaza Yesu ku bantu bose. Ni ukubyutsa itorero ku isi yose ukwezi kose. Twese hamwe tuzaba tuvuga Yesu. Muzi impamvu? Kubera ko umwaka wa 2027 ari umwaka tuzaba twibukaho ko imyaka 2000 ishize Yesu abatijwe, isigwa amavuta kwa Yesu n'itangira ry'umurimo wa Yesu. Si ubwa mbere wumvise iby'uyu mwaka mu gutwi kwawe, umwaka w'2027. Benshi bavuze iby'uyu mwaka, bawuvugaho byinshi cyane. Bamwe baravuze bati 2027 nibwo Yesu azagaruka. Abandi bakabasubiza baturetse namwe n'umwana w'umuntu ntabwo azi igihe cyo kugaruka kwe nkaswe mwebwe. Abandi bavuze iby'uyu mwaka bagaragaza neza ko ari uzashyiraho akadomo imyaka 6000 y'isi yahawe kuzamara. Ariko bakavuga bati nubwo uyu mwaka ari uzuzuza imyaka 6000, ntabwo tuzi neza igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Bakavuga batahari wabona nyuma y'uwo mwaka Imana izongeraho imyaka y'inyongezo. Batariko twebwe tubaze dusanga neza neza muri 2027 aribwo imyaka 6000 isi yahawe kuzamara izarangirira. Ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bwagize icyo buvuga kuri uyu mwaka w'2027. Benshi bavuzeho. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi riratangaza ko rihamanya n'ubuhanuzi buvuga ko kuva Yesu aje mu isi akabatizwa kugeza mu mwaka w'2027 hazaba hashize imyaka 2000 yose. Ni umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi, Pastor Elton Kohler ubivuga. Pastor aravuga ati kuko mu mwaka w'2027 hazaba hashize imyaka 2000 Yesu abatijwe, ukwezi kose kwa 9 k'uwo mwaka isi yose izaba iri kunyeganyezwa n'ubutumwa bw'iri torero ryacu binyuze mu binyamakuru by'itorero, za televiziyo, za radio z'itorero, za Facebook z'abizera bacu ndetse na Instagram zabo, babwira isi by'umucunguzi w'abatuye isi waje mu isi gukubitwa ku bwabo, agacumitwa kugeza ubwo apfuye, maze umurambo ugashyirwa mu nda y'isi. Igihe cyagera akazuka kazamurwa mu ijuru. Rero nyuma y'imyaka 2000 bazaba babwira isi ko uwo nguwo noneho agiye kugaruka ku isi. Imyaka 2000 ijuru risuye isi izarangira umwaka utaha muri 2027. Kandi kubw'ibyo Abadiventiste Imana izarinda bakahageza bazaba biteguye kuvuga mu majwi aranguruye iby'iyo nkuru. Nkwaye ikaze muri iki kiganiro kirangira ry'imyaka 2000 muri 2027. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku by'iyi myaka, kandi turaganira no kwivuga butumwa itorero ry'Abadiventiste rizakora rishingiye ku byirangira ry'iyo myaka. Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Jacques Lameke, nongeye kuguha ikaze. Ni ukwezi kose duhetse ibyo gutangaza Yesu ku bantu. Ni uguhagurutsa itorero ku isi yose hamwe, ukwezi kose kumwe twese tuzaba tuvuga Yesu. Muzi impamvu? Kuko umwaka wa 2027 ari umwaka tuzaba twizihiza imyaka 2000 y'umubatizo wa Yesu, n'isigwa amavuta kwa Yesu n'itangira ry'umurimo wa Yesu.
rero abantu barashaka ko mu mwaka wa 2027 mu kwa cyenda hahaguruka ingabo zo ku isi yose, ibihugu 212 za teritwari zose hamwe, tugatangaza Yesu wamaze kuza. Tuzibanda ku buhanuzi bwa Daniel 9 bw'ibyumweru 70 buvuga ko kuza kwe byari biteganijwe, kandi ko Yesu azagaruka, ko mu gitabo cy'ibyahishuwe ko ibyo bintu byuzuyemo. Tuzaba tuvuga ko Yesu yamaze kuza kandi ko Yesu azaza. Ndashaka kugutera gutangira gutekereza kuri ibyo bintu. Tuzabiganiraho aho mu materaniro. Mureke twitegure icyo abantu bakora muri 2027 mu kwezi kwa cyenda. Amajwi azaba ari menshi, ariko ari ijwi rimwe rya Yesu riri muri ayo majwi yose. Ibyo biterane by'abadivantiste bizaba biri hose mu bihugu byose byo ku isi, nk'uko umuyobozi w'itorero ry'abadivantiste ku isi yose Pastor Elton Kohler abivuga. Itorero ry'abadivantiste rirateganya ko noneho ubu butumwa bwagera mu bihugu by'isi yose, byibura ibihugu bikabakaba 212 na za teritwari. Wakwibaza uti none se ubwo nk'ibihugu by'abasilamu bitemera umuprotestant w'umudivantiste bazabwirizwa bate? Yavuze ati Facebook yawe na Instagram yawe niyo uzaba uri kubwiriraho umusilamu ko Yesu waje mu myaka 2000 ishize, noneho ko agiye kugaruka. Uzaba uhagaritse gupostinga amafoto ya za anniversaire yawe, nuko wowe n'abacuti bawe mwagiye kurya ubuzima ahantu, maze ubwire b'abacuti bawe ko imyaka 2000 ishize Yesu aje mu isi akabatizwa, kandi ko ababatijwe kubwo kumwizera bagiye kumusanganira mu bicu. Ibindi bizakoreshwa kugira ngo ibyo bihugu bigeremo ubutumwa bwa Daniel 9 ni za radio z'itorero, amateleviziyo y'itorero, za website z'itorero ndetse n'ibindi. Imana irifuza ko abadivantiste bikura mu isoni, noneho bakabwira isi bya Yesu. Wakwibaza utari ko subundi niki cyerekana ko muri 2027 imyaka 2000 izabishize Yesu abatijwe? Byanditswe he? Twebwe abadivantiste tubikura mu mizi y'igitabo cyanditswe n'umuhanuzi Daniel mu gice cya 9 ku murongo wa 24 gukomeza. Dore uko handitswe ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane, hasigwa amavuta. Ijambo ry'Imana ryerekana ko ubwoko bwa Danieli bwa Isirayeli bwari bwarahawe ibyumweru 70 ngo bwitegure kuza kwa Mesiya. Twabisomye, ariko nk'uko bwari ubuhanuzi. Mu buhanuzi umunsi umwe ugereranya umwaka umwe, byanditswe muri Ezekiyeli 4:6 no mu Kubara 14 ku murongo wa 34. Ibyumweru 70 bihwanye n'iminsi 490, ariko kuko ari ubuhanuzi ubwo ikaba ari imyaka 490 yose Abisirayeli bari barahawe iyo myaka ngo bitegure kuza kwa Yesu bwa mbere. Wakongera ukibaza uti none se bari gutangira ryari kwitegura kuza kwa Yesu? Kuko bari baragiye mu bunyage, kandi na Daniel akaba yarezwe ubuhanuzi. Ari aho mu bunyage hari ikimenyetso bahawe, bari barabwiwe bati nimubona icyo kimenyetso muzahite mujya kumwitegura bwangu. Icyo kimenyetso cyanditswe muri Daniel 9:25. Naho turahasoma handitswe ngo nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake, basubizeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ndagira ngo uca akarongo ku magambo tumaze gusoma, amagambo avuga ngo igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware. Kubera ko ibi bintu Imana yabihaye Daniel bari mu bunyage, bagombaga gutegereza itegeko ry'umwami w'icyo gihugu rivuga ngo ubanyamahanga b'Abisirayeli mwe nimutahe mugende iwanyu Yerusalemu, mujye kubaka Yerusalemu yanyu yasenywe. Icya kabiri tugomba kwitaho muri iri somo ni amagambo avuga ngo kugeza kuri Mesi y'umutware. Nta wundi Mesi y'Abisirayeli bari bategereje kwitegura uretse Mesi ya Yesu. Ubwo mu yandi magambo,
icyari gutuma Imana igirira impuhwe Abisirayeli bagataha nta kindi kwari ukwitegura Mesiya. Rero umwami witwaga Aritazerusi Longimanus yaje kujya ku ngoma maze ayobowe n'Imana mu mwaka wa 457 imbere ya Yesu, atanga itegeko ry'uko abayuda bose bagomba gutaha. Byanditswe muri Ezira 6:14 na Ezira 7:1 n'uwa 9. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe mu mwaka wa 457 kugeza kuri Mesiya hagombaga gushira ibyumweru 7, hakongera hakabaho ibyumweru 62, byose hamwe bikaba ibyumweru 69, bihwanye n'imyaka 483 nk'uko twabisomye muri Daniyeli 9:24 mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ku cyigisho cyitwa ngo ubwami bw'Imana buregereje. Ellen White abisobanura neza cyane. Yaranditse ngo itegeko ryo kongera kubaka Yerusalemu nk'uko ryujujwe n'iteka rya Aritazerusi Longimanus ryashyizwe mu bikorwa mu muhindo w'umwaka wa 457 mbere ya Kristo. Guhera icyo gihe imyaka 483 igeza mu muhindo w'umwaka wa 27 nyuma ya Kristo. Ushingiye ku byahanuwe, icyo gihe cyagombaga kugera kuri Mesiya wasizwe. Ita cyane ku magambo tugiye gusoma kugira ngo ubyumve neza. Ayo magambo aravuga ngo ku mubatizo we muri 27 nyuma ya Kristo, Yesu yasizwe n'umwuka wera, maze mu gihe gito ahita atangira umurimo we. Ubwo rero nibwo hatangajwe ubutumwa ngo igihe kirasohoye. Impamvu twavuze aya magambo, twashakaga kumenya igihe Yesu yabatirijweho kugira ngo tumenye niba muri 2027 hazaba hashize ko ku myaka 2000. Tubonye ko kuva muri 457 umwami Aritazerusi ategeka abayuda gutaha hashize imyaka 483, maze iyo myaka ikageza ku muhindo w'umwaka wa 27. Kandi uyu mwaka ni nawo Mesiya yabatirijwemo muri 27. Ubwo rero 27 guteranyaho imyaka 2000 bihinduka 2027. Ubwo kuva muri 27 kugeza mu muhindo w'umwaka wa 2027 isi izaba imaze imyaka 2000 uhereye ku kubatizwa kwa Mesiya. Reka twibaze tuti kuki itorero ry'Abadiventiste rizaba rishishikariye cyane kubwira abatuye isi yose iby'umukiza w'abantu? Igisubizo, isi igiye kurangira kandi abantu benshi ntabwo babizi. Wakwibaza uti ni iki cyerekana ko isi igiye kurangira? Dusoma mu nyandiko twizera ko isi yahawe igihe cyo kubaho. Iyo usomye inyandiko zera ubona ko irangira ry'isi rifitanye isano n'imyaka 6000 yo kubaho ku isi. Iyo ukomeje gucukumbura cyane mu mateka y'ikinyejana cya 17 wasanga abagabo bavuze iby'imyaka 4000 ko iyo myaka ariyo yari ishize ubwo Yesu yazaga ku isi. Nk'urugero ni umugabo witwaga James Asher. Uyu mugabo yabayeho hagana mu mwaka w'581 kugeza mu 651. Akaba yarabarizwaga mu itorero ryo muri Ireland. Hari muri bamwe bavuze ko umwami Yesu yaje mu isi imaze imyaka 4000 irengaho gato. Uretse Asher na Ellen White yavuze iby'iyo myaka mu bitabo yanditse bitandukanye. Mu gitabo cye yise Uwifuzwa ibihe byose, uyu muhanuzikazi yanditse kuri page ya 246 ati byari kuba kwicisha bugufi kutarondoreka iyo umwana w'Imana aza gufata kamere y'umuntu cya gihe Adamu yari akiri intungane mu murima wa Edeni. Ita ku magambo akurikira tugiye gusoma. Ayo magambo aravuga ngo nyamara Yesu yemeye kamere muntu yari imaze imyaka 4000 yarangijwe n'icyaha. Ndayasubiramo, nyamara Yesu yemeye kamere muntu yari imaze imyaka 4000 yarangijwe n'icyaha. Reka twibaze tuti ni byari kamere muntu yangijwe n'icyaha bwa mbere? Nta gushidikanya ni igihe Adamu na Eva bacumuraga, maze kamere yabo itarahengamiraga ku gukora icyaha igakora icyaha. Rero amagambo tumaze gusoma avuga ko Yesu yemeye kamere muntu yari imaze imyaka 4000. Mu yandi magambo, Yesu yahindutse umuntu hashize imyaka 4000 umuntu acumuye. Ubwo mu yandi magambo kandi yavukiye mu isi hashize imyaka 4000 isi bayeho. Ubwo hari hashize imyaka 4000
ubwo Yesu yazaga mu isi. Ubwo dufashe iyo myaka 4,000 tugateranyaho ya myaka 2,000, imyaka ihera mu kubatizwa kwa Yesu yose hamwe, twakwanzura ko ari imyaka 6,000. Reka twongere twibaze tuti, none se haba hari ahantu handitswe ko iyi si yahawe imyaka 6,000? Yego harahari. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri paje ya 647 handitswe ngo ibikorwa bya Satani byo kurimbura bizaba birangiye ubutazongera kubaho ukundi. Tinda kuri aya magambo tugiye gusoma. Ayo magambo aravuga ngo mu myaka 6,000 Satani yasohoje ibyo yifuzaga byose. Isi yose ayuzuzamwe amahano, atera ijuru n'isi agahinda. Ibyaremwe byose byakomeje kuniha no kugendana umubabaro, none byose bibatuwe by'iteka ryose mu bishuko no mu bigeragezo bye. Isi yose ihawe ihumure, iratuje. Abakiranutsi baraturagara bararirimba. Ijwi ry'abantu benshi risa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi, rivuga riti haleluya. Wabyumvise neza? Wabyumvise ko mu myaka 6,000 Satani yasohoje ibyo yifuzaga byose, kandi Satani yabisohoje iyi si gitangira kuremwa. Mu gihe tugenzura ubu buhanuzi, natwe turongera kuvuga tuti ntabwo turimo gushyiraho amatariki cyangwa igihe ntarengwa, kuko nta muntu n'umwe uzi imigambi y'Imana yuzuye ku byerekeranye n'umunsi ndetse n'umwaka byo kugaruka kwa Yesu. Icyakora Bibiliya ivuga ko kugenzura ubuhanuzi atari icyaha. Rero twe turerekana gusa uko handitswe. Bibiliya ivuga yuko nubwo Yesu najya kugaruka hazabaho ibimenyetso byinshi, ariko hari ikimenyetso kimwe yavuze. Avuga ko icyo cyo nikirangira ko rwose azahita azadatinzeho na gato. Icyo kimenyetso cyanditswe muri Matayo 24:14. Yaravuze ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Kuba Yesu atagaruka nta kindi, ntabwo ubutumwa bwiza bw'ubwami burigishwa mu isi yose. Nibumara kwigishwa, imperuka izaza, kuko Imana itabeshya. Imyaka 2,000 ubutumwa bwiza buvuga ko ijuru ryasuye isi binyuze mu kuza kwa Yesu mu isi igiye kurangira. Bityo abadivantiste b'umunsi wa 7 baritegura kubwira isi yose ubutumwa bwiza bw'ubwami. Babwira isi bati, kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bazaba babwira abantu ubutumwa bwiza bati, uwo rero agiye kugaruka ku isi. Bati dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamubona. Mu ncamake, itorero ry'Abadivantiste ririfuza kuzageza ubutumwa bwiza ku kiremwa muntu cyose gituye kuri iyi si, kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uvuga ngo ntabwo nari nzi ko kugaruka kwa Yesu byari bitwegereye bene aka kageni. Iyo gahunda niyo Pastor Elton Kohler, umuyobozi w'itorero ry'Abadivantiste ku isi, ariko kugeza aho ku isi yose izaba yitwa One Voice 27, cyangwa se mu giportige Uma Voz 27, mu kinyarwanda ijwi rimwe 27. Iyo 27 bisobanura ko muri 2027 hazaba hashize imyaka 2,000 Yesu ugiye kugaruka abatijwe. Kandi iryo jwi rimwe ni ukuntu itorero ry'Abadivantiste, abizera bose bazaba bafite ijwi rimwe ribisobanura neza. Ntuzabure muri aya materaniro, dore ubyumvise kare ngo witegure. Ubu butumwa bwa Pastor Elton Kohler, umuyobozi w'itorero ry'Abadivantiste ku isi yose, wabugeza ku bandi nabo bakitegura kare ibyabwo nk'uko natwe tubuguhaye. Wagize neza kubana natwe muri iki kiganiro gikomeye. Wabanye na Jacques Lameke. Gira amahoro, Imana ikurinde.